ati uri mwiza urakeye kandi igihe kabisa ni byinshi ndi kubona ngenda nanagukorera uti ubyemeye nakwemeza emera ngukunde nkwemeze buri hari abantu mutemera ariko hari abantu babasaba ko mubyemeye bahita babemeza rega ntabwo wakwemera utaranaho umwanya umuntu amahirwe ngo akwemeze bamwita P.MAX. P.MAX ni umwe mu basore bakomoka hariya i Bugarama cyangwa se muri Bugarama kabisa, wimurikira wigira Kongo wigira za Kamanyura hafi aho ngaho ku bantu baziriyanche wagiye umenya mu turimbo dutandukanye ari nk'umuraperi. Ariko ikindi kintu ugomba kumenya ko n'umuhungu ni n'umubyinnyi buriye uretse ko yabimisha ariko giye nabivumbuye somewhere no mubyinnyi hari byinshi yagiye dutangariza rero mu karimbo gashyashya yaje kuba atugezaho avuga ati my life, ariko hari na byinshi yadutangarije ari gukora n'ibyo abakunzi bagomba kumutegereza mu ino minsi n'ibyo yarakugiyemo. Werekana karimbo ke muzagira mwumva mu biganiro bitandukanye byacu bitewe nuko mwumvise kameza ubwo reka twumve byinshi yagiye dutangariza P.MAX. Ngiye ndaza ngaruka mu kanya gato cyane ndacyari umuhungu wanyu MC de Peace Rukambi cyusabwo wowe ntuzi gukuraho urushinge cyane kuko turi mu kiganiro Friday show. Amakuru yose ufite cyangwa se amatsiko yose ufite mu bijyanye n'imyidagaduro tuza kugenda tuyasharinga cyangwa tuyaganira tuyava imusingo. P.MAX yatubwira byinshi yarahugiye muri ibyo gukora mu minsi iri imbere, ubundi nza dukomeza ndatwanzika n'abandi bagiye batandukanye. P.MAX nge ndaza ngaruka mu kanya. P.MAX amakuru yawe y'iminsi? Abana makuru ni meza. Wari umaze igihe utagaragara cyangwa se utumvikana muri mu matwi y'abakunzi ba muzika muri Rusizi na Nyamasheke, waruhugiye mu biki muri no minsi? Nta kindi ni no muziki nicyo mugiyemo ndi gukora umuziki ya kuza cyane, sinzi uko mubibona ariko ndahari cyane ngiye ntabwo ndi kure ndahari. Muzika my life niyo ndi mudakora ngo murayumva. Ino ndirimbo ishatse kuvuga kubiki? Hari kuna bahanzi mugira gutya inganzi ikabafata kubera ibyo mubayemo muri iyo minsi mwagiye guhanga cyangwa se kubera inganzo yaje ikabatungura mukumva mushatse kuririmba. Ino ndirimbo ihuriye hehe n'ibihe urimo muri ino minsi? Ushobora kumva my life ukumva ni ubuzima, ariko icyo navuga kuri icyo ngicyo ni umukobwa uko ubyumva, ni umukobwa turimo turaririmba uno mwanya my life unkundira uko ne ngukundira uko uteye. Sasa kuri icyo ngicyo ni nk'uko waba ufite umuntu umukunze ariko akaba atazi ko umukunze, sasa akaba afite n'indi shuti yes. Noneho mu bwo buryo iyo message kavuga ati nkundira uko nteye ngukundira uko uteye namererwa neza. Mu by'ukuri P.MAX nk'umuhanzi mu karere ka Rusizi, ese ubusanzwe ufite umukunzi cyangwa bimeze bite bundi? Utabyumva ndirimba gutyo, iyi ni message muko nawe wayiririmba nta mukunzi. Nta mukunzi. P.MAX muri muzika wenda bawumvise izina baryumvise kuko ufite ibihangano byawe bimwe na bimwe byaye bitambukaho na kuri radio Rusizi, wenda no ku zindi radio simbizi uraza kugenda umbwira. Ariko se muzika ya Rusizi na Nyamasheke focus kuko hano ni iwacu niho tuba tugomba kubanza guhera, uri kubibona gute muri rusange? Ikigaragara cyo muzika ntago iri hasi nanone nk'uko twabivuga, ariko nanone ku rundi ruhande iri hasi. Cyakoze kuri icyo kintu rero mu cyumve neza, iyo urebye uko abanyakigali bumvikana cyane na muzika y'ahanga Rusizi biratandukanye. Gusa twebwe ntabwo twabirebera natwe turagira ngo ahubwo aba banyakigali bumvikana natwe iwacu natwe iwabo bazatwumve ya muzika izamuke. Sasa nicyo kintu turi gushaka kandi murabona ko byanga byakunde bizagerwaho. Nkanjye ahangaha ndakeka nta n'umuntu nakirirwa njya kuvuga ati ntabwo abizi. Nawe musije njyango urabibona ni ibintu birakomeye kabisa. Icyo niyemeza nuko dufite ubuhanga, ubwenge, ubushishozi. Yes, ese nk'umuntu umazemo igihe buriya biragoye kuvura indwara utazi ubwoko bw'indwara, ariko nanone bijya byoroha kuvura indwara cyangwa se gutanga imiti ku ndwara umaze kumenya ubwoko bw'indwara. Urabona bipfira he kuri muzika ya Rusizi na Nyamasheke kugira ngo tuvure runo ruganda rwacu rwa muzika? Kuri uruhande ngenda leta mvuga ku bahanzi, abahanzi barakora indirimbo bakaziryamana. Okay. Kuba baziryamana rero ntaho bagera rwose.
iyo niyo ndwara navuga bafite cyane cyane ko rwo rugari nakore namara gukora ahigeze aho igomba kugera ubutumwa bwe bugere kure apana kugenda yishyire mu gitanda bari azaza yumvira buravuze ati akore igihangano cyangwa se akora indirimbo ahigeze aho agomba kwigera ariko nanone tugere ku kantu twita quality cyangwa se karite ubwiza cyangwa se ubudasa bw'ibihangano bikora ese murabona ku rwego rw'ibihangano muri kugenda mukora kuri Rusizi na Nyamasheke niho turi kugenda twibana murabona urwego rw'ibihangano muri gukora kabisa ariko rukeneye ku isoko reka tureke mpuzamahanga mu gihugu murabona ariko rwego rukenewe Rusizi na Nyamasheke kugira ngo ibihangano byanyu bizamuke icyo kintu ngiye ndumva ntabwo twatesha agaciro ibyacu kuko ibyacu nabyo birakomeye nose tuzazamuka tugende ira hejuru kandi natwe tubifite kandi tuzi neza birakwiriye ahubwo kugira ngo mbiteshe agaciro njye ahubwo ndabyubaka bikomere nka producer b'iwacu ntabwo navuga ngo bari hasi barakora ndabizi kandi bakora ibintu neza kubwo buryo ntabwo nzavuga ngo umuziki Rusizi Nyamasheke ngo nzazamuka ngende za Kigali kugira ngo ibihangano byanjye ahubwo mu mutwe nicyo kintu cya mbere kwitaho tukamenya ngo message irimo mu gihangano ni iyihe izafasha abanyarwanda gute cyangwa se abari hanze y'igihugu izabafasha gute nubwo buryo kuvuga rero kujya iyo aho hirya ngo niho ngo tuzakuranga ibintu bikomeye natwe turabifite bikomeye maze kwakira abahanzi mu minsi yatambutse bagenda bambwira ko hari ikibazo cya production cyangwa se cy'abantu bakora ama audios yanyu cyangwa se na videos zanyu ndagira ngo umbwire kuri izo kote ebyiri z'abahanzi bakora ama audios ndetse na production cyangwa se zino nzu zishinzwe gutunganya muzika yanyu ugire ikintu baza kubimbwiraho niki wasaba abatunganya ama audios cyangwa se abahanzi ariko ugire n'ikintu umbwira ku bantu bashinzwe kuzitunganya cyangwa se kuzisohora niki ubona uri kubasaba kuko bamwe baraza bakavuga ko aba producer cyangwa se production itameze neza ariko ndi kugenda idakora quality zikenewe ariko n'abahanzi nanone hakaba hari abari kuririmba ibidakenewe niki kintu wavuga mu magambo make kuri zino mpande ebyiri mu producer ikintu cya mbere navuga agomba kwirinda cyane gukorera umuhanzi indirimbo yarangiza ntayo rwose akamera nk'umuntu uri gushaka kumwikuraho akamukora vuba ati fata genda ibyo bintu ntabwo tubishaka nawukore yitonze amukorere umuziki neza kugira ngo nuzumva zumve ko nishema nawe kuri we uzumva ati iyi ndirimbo yakoreye kwa runaka aha azatavuga ati wa muntu n'umuhanga nagishobora kuba namugana bikagenda neza nareke kureba ku muhanzi nawe yirebeho ubwiwe arebe muzika yiwe ukayikorera wa muhanzi amukorera ntayigumane muri studio yiwe nogere ngo ayishire kuri wa muhanzi ayigumane ahubwo nawe ntagire icyo akora amufashe mu buryo wa muhanzi nawe azavuga ati ura producer arankorera ibintu neza kandi ni byiza cyane umuhanzi nawe ikindi gikurikiyeho umuhanzi nta mpamvu yo gukora indirimbo akagenda ashaka ibintu byo kwitaka ati njyewe injyana yanjye ndakora nta n'umwe utanzi bose baranzi tanga ubutumwa bwiza bwumvikane wireba ku nyungu za hafi n'umwanya uhagaze ahangaha ahubwo reba ejo hazaza hazaba hameze gute ukora ikintu gifite karite gifatika apana kuvuga ngo ndakora umuziki none ejo nzahita mbo umuntu ukaze wowe kora ushizeho imbaraga zawe zose kora ushizeho imbaraga zawe zose n'umutima wawe wose muzika wiryamana yigeze kure uvunike ariko ndazi neza ko ejo bizagenda neza ushaka ibihangano byawe yabikura hehe cyangwa yabibona he ku buryo bumworoheye ahantu hose biriho YouTube ndumva wajyana YouTube wabinera wabibona kuri radio ziriho P.MAX turagira ngo tukubwire ngo turagushimiye murakoze cyane P.MAX peso
Okay, wamwumvise rero bamwita P.MAX avuga ati yo my life kabisa nuko yagiye atubwira ndakeka byinshi yagiye atanga nk'inama cyangwa se yavuga iby'abahanzi bagomba guhindura wenda bimwe byagiye byumvikana wera nuko bimeze twe twanzitse cyangwa se twafatiye turi kwihuta cyane kuko iminota nayo yagiye kandi ndacyafite inkuru nyinshi cyane ndacyafite ikiganiro twagiranye na Seshemura byinshi ari kugenda atangaza mu minsi imbere ariko ndacyari gufite inkuru nyinshi cyane zo mu Rwanda ibintu hano Rusizi niyo mpamvu rero tugomba gukubita twanzika I wanna know what you need umutima ushaka icyo ushaka ngakumbwira nawe icyo ushaka do you remember mu ntara gang ntukagira ubwoba uri kumwe nanjye ukeneye kiss nibyo koko habona byinshi birenze kiss my life 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 my life